Ikaze kuri Rwanda News muri iki gitondo ku itariki 27 Mutarama 2026 ahagana Musanze hamenyekanye amakuru y'impanuka yahabereye ubwo imodoka yarizwe nka Kigali Coach arimo kwerekeza ku muhanda wa Musanze Rubavu yakoze impanuka ikagwishije Rubavu. Impanuka bikekwa ko yatewe n'abanyonzi bari batwaye imizigo bapakiye ibirayi, ubwo bakoze impanuka bakagwa kubera umuvuduko muke w'imodoka igashaka kubakatira bikarangira igwishije Rubavu aho yaguye mu muhanda hagati. Amakuru yamenyekanye muri iki gitondo ku itariki 27 Mutarama 2026 ubwo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru yabitangaza. Impanuka nubwo yabaye nta muntu wakomeretse cyane ndetse nta n'uwasize ubuzima. Polisi y'igihugu iributsa abaturage ndetse n'abatwara ibinyabiziga kujya bitondera amategeko y'umuhanda bakomeza kugenda ku muvuduko wagenwe kandi bakirinda impanuka nk'izi ngizi. Njye umvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe, gukora like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.